Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza abakunzi ba Anaweza Daima, nshuti zanjye, abavandimwe banjye, abakunzi banjye, dufatanyije uyu murimo mwese. Umwami Imana abaha umugisha. Uwiteka abagirire neza. Ntangiye mbashimira Imana ibaha umugisha kugushyigikira umurimo wayo mwiza, kubufatanye mu ngaragariza. Ni ukuri muraba agaciro kandi muraba ingenzi. Mu muhamagara Imana yampamagaye. Uwiteka abagurira imbago muri byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugarutse rero mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ni ubuzima. Nkunda kubivuga ngo tujye dukunda ijambo ry'Imana. Reba ukuntu tukunda amafunguro buri munsi. Ubu mu gitondo umuntu afata amafunguro, ku manywa akayafata, nka saa 10 nimugoroba aho ngaho agafata akantu, ninjoro akongera agafungura. Bene data, ijambo ry'Imana ryo turikunda bingana iki? Dusenga bingana iki? Reka dukunde ni iby'Imana. By'umubiri tubikunde, ariko n'ibyubaka ubugingo nabyo tubikunde kandi tubiha agaciro. Haleluya. Tugiye rero gutangira dusenga. Turagushimye mwami wacu mwiza, mwami w'amahoro. Tugushimiye ko waturemeye undi munsi kandi mu buzima bwacu wagize neza nyaguhora ku ngoma. Turaguhimbaje Mana ikomeye. Ushimwe ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ntabwo ari kubera gukiranuka kwacu Mana, ahubwo ni ukubera urukundo rwawe ku buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo mwami Imana. Ngiye n'abakunzi ba Anaweza Daima turaguhimbaje. Uri Uwiteka Imana nyiringabo, utugirira neza, uraturinda, uraturwanirira. Ushimwe mwami, ushimwe kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi udasa n'indi minsi, umunsi wo kubona ineza y'Imana. Nuhabwe icyubahiro mwami Imana mu izina rya Yesu. Umugisha rero buri muntu wese ugiye gukurikirira ijambo Mana. Igihe icyo ari cyo cyose, umunsi wari wo wose, n'umuntu wari we wese uzahura n'iri jambo rizakora ibitangaza mu buzima bwe, kuko ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Mwami Imana, girira neza buri umwe wese mu izina rya Kristo. Ngwino rero ubane natwe, Mwuka Wera nguhaye ikaze, tusobanurire, utwigishe, uduhugure, utuyobore. Dukora ibyo ushaka mwami Imana, niwe wabidushoboza. Icyubahiro ni cyawe data mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Obaye uri hafi ya Bibiliya, wayifata tukaganira ku ijambo ry'Imana. Uri kure nabwo, no muri telefone dusigaye tuzifite, ariko bitagukundiye aho waza kubonera umwanya wasoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Yes, ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kwiganyira ntabwo ari igisubizo. Haleluya. Kwiganyira si igisubizo. Amaganya uganya utewe n'ibibazo ufite, ugahora wiganyira, ibikugoye bikuriza bikubabaje bikagutera guhora wiganyira, ntabwo burya ari cyo gisubizo. Kwiganyira bishobora kugushyira kure y'Imana. Kwiganyira bigutera kwitotombera Imana. Kwiganyira bigutera kutizera. Kwiganyira bigutera umushiha, bikagutera urwango ukangana n'abantu. Mbese kwiganyira ntabwo ari igisubizo mu by'ukuri. Nta gisubizo kiri mu kwiganyira. Kabone naho waba ufite ibibazo bingana gute, kwiganyira si cyo gisubizo. Ahubwo ubu naje kukubwira igisubizo cy'ibibazo byawe. Haleluya. Sezerera ku maganya. Uyabwire ngo namaze kumenya yuko wamaganya we uri umwanzi wanjye, waje gusenya umutima wanjye, waje kwangiza amarangamutima, waje kumbuza amahoro, waje kuntera umunabi, waje kuntera urwango mu mutima, gukonja kumva nsuherewe. Ndakwanze, ndagusezerera wamaganya we, namenye neza yuko uri umwanzi wanjye, nta kindi cyakuzanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Naje kukurangira igisubizo, ariko wibuke ubizirikane yuko kwiganyira atari igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Luka ibice 12 guhera ku murongo waho wa 22. Abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona, ntibibiba, ntibisarura, ntibigira ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese
ntimuruta ibisiga cyane. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose, ni iki kibaganyisha ibindi? Mwitegereze uburabyo uko bumera, ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda. Ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Yesu ashimwe. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera gukemwe? Ntizarushaho kubambika koko? Yesu ashimwe cyane. Ntimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Burya so abazi ko namwe mubikennye, ahubwo mushaka ubwami, kuko ariho ibyo byose muzabyongererwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twatangiye tuvuga ngo igisubizo ntabwo ari ukwiganyira. Igisubizo cy'ibibazo byacu si ukwiganyira. Igisubizo cy'ibibazo byawe, cy'amakuba yawe, cy'intambara zawe ntabwo ari ukwiganyira. Oya, ntabwo ari ukwiganyira. Ahubwo kwiganyira nibyo Satani yazanye mu mutima wawe kugira ngo arusheho kugushyira kure y'Imana, kubera ko niwo mugambi we. Yifuza ko twaba kure y'Imana, yifuza ko twaba abanzi b'Imana, ukivovota ugahora wiganyira uti Imana yaranyanze, Imana ntinkunda, Imana ntinyitaho. Nyamara Imana ikubereye maso. N'ikimenyimenyi iyo bitaba Imana aho haba haribagiranye. None se za ntambara zose wanyuzemo buryo wazinyuzemo ute? Iyo bitaba Imana byari kugenda bite? Cyagiye abanzi bakugose, iyo Uwiteka adaseruka uba waribagiranye. Igihe wakoraga impanuka burya ibyo biba byararangiye. Ya madenisi Imana yakwishyuriye, cyagihe urwaye ngo ntiwayibonye, Imana turayibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cyagihe ukennye se, Yesu ashimwe cyane. Bene data, Imana idukura kure, Imana idukorera byinshi. Haleluya. Hari igihe genge ndeba Imana, ibintu by'Imana jya ubirebera mu bintu bito bito yigukorera. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe njya nicara ngatekereza, nkibuka mu buto bwanjye njye n'abavandimwe banjye turi batoya, aho twabaga iyo mu mahanga, nkibuka ubuzima twari turimo, nkibuka imibereho, nkibuka amashuri twizeho. Umwana muri iyi minsi abakiri uruhinja ukamwambika inkweto. Twebwe twambaye inkweto dushaje. Ngira ngo nayo mpamvu twagiye tugira ibirenge binini, kuko bajya bavuga ngo iyo umuntu atinze kwambara inkweto ngo agira ikirenge kinini. Wasanga ariyo mpamvu twe twagize binini cyane. Twambaye inkweto dushaje. Hari igihe njya mbwira abana, mwisha mwebwe murakina. Ni mwebwe mwize za garidiyene. Mwebwe mwize tupakinga. Sha ni abana nyine ba .com. Twebwe ibyo ntabwo twabigezeho. Warabyukaga ukajya ku ishuri ukonje, amabuye akwica mu birenge, ukagenda ukiga. Ukaza kuva ku ishuri saa sita usubiye mu rugo gufungura amafunguro ya kumanywa, kandi uri busubire ku ishuri, ukirukanka ugafata indobo ukajya kuvoma. Undi akajya mu izizi mu kiraro gukuka, undi akaba aroza ibyombo, undi akaba arateka, mugafatanya, umwe agakora iki undi agakora iki, kugira ngo mubone amafunguro mujye ku ishuri, mujye gukomeza kwiga. Ninde uri bubatekere ko mama ari mu murima na papa? Mwagombaga kubyikorera. Ubwo ukaba ufite umwenda umwe ujyana ku ishuri n'uwukorana, kandi wa wundi ujyana ku ishuri yenda akaba ari uzajyana no mu rusengero, mu kiliziya. Ariko Uwiteka akura ku cyavu akicaranya n'ibikomangoma. Iyo Mana yose yadukuyeho muri ubwo buzima, nta nubwo umuntu yabaga atekereza ejo he uko hazamera, nta nubwo umuntu yabaga abizi. None turicaye turavuga kugira neza kw'Imana. Haleluya. None uri muri ibyo biruri shefu sha, none uri umukozi w'Imana hariya, uriho urakorera Imana, uri directeur. Mbega Imana, uritwara uragenda mu modoka yawe,
iyi Mana irakomeye bene data. Tujye twibuka ineza y'Imana. Nuhura n'ibibazo bishaka kugushyira kure, bishaka kugutera amaganya, kwiganya no kujya kure y'Imana, jya uvuga uti hoya ntabwo mbyemeye, aho Imana yankuye ndahazi. Yesu ashimwe cyane. Aho Imana yankuye ndahazi. Yesu ashimwe. Hari igihe njya ndeba nkareba ngasanga rimwe ugeze mu rugo, rimwe na rimwe ugasona, umukozi akaza agakingura igipangu ukinjiramo n'imodoka, ibyo wari ufite mu modoka wahashya akabikwakira akabijyana mu nzu, ukagera mu rugo ugasanga yaguteguriye. Ariko mwabantu mwe mwaje tukajya dushima Imana ko yadukuye kuri, ariko Imana irakomeye. Ngewe wagenzaga ibirenge njya ku ishuri, ngewe wambaraga umwenda umwe, uyu munsi ndakingurirwa igipangu, uyu munsi ndatwara imodoka, ndi mu nzu y'amashanyarazi. Ibyo bintu ngiye birakomeye mu buzima bwanjye. Sinzi wowe aho yagukuye, ubwo ndavuga ibyanjye. Icyo nzi cyo nawe aho yagukuye ntabwo ari hafi aho. None ugize ibibazo gato uriganyira ugiye kure y'Imana. Ese yakoze ibyo ntizakora n'ibindi kuko iri ku ngoma. Yesu ashimwe cyane. Uzi ko twebwe twarwaraga ukajya kwa muganga bakakuvura, imiti bakwandikiye ukayisangira n'abavandimwe bawe mutarwaye indwara imwe, ariko byibaze. Cyangwa se mukambarana imyenda, yaba ashaka kujya gusenga akambara umwenda wawe. Ababyeyi bakivuza ugasanga aragabana utunini n'umuturanyi, ariko kera hari n'urukundo. N'umunyu ukawusaba mu baturanyi cyangwa nabo bakaza kuwusaba, bakaza gusaba udukwi. Ariko mwami, yo haleluya, Imana irahambaye. Yo nibutsa w'Imana yadukuye, nkibuka ineza y'Imana, bintera gukomera no kurushaho gukorera Imana, no kwambara imbaraga no kutiganyira, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Niki kigushyize kure y'Imana? Niki kigutera kwiganyira? Aho Imana yagukuye urahibagiwe mwene da? Mu buhunzi. Aho Imana yagukuye se mu buzima bukomeye urahibagiwe? Nimba wowe utarahunze, impfu yakurokoye n'izingahe? Ibyago n'amakuba yagukijije n'ibingahe? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimuze tujye twibuka ineza y'Imana. Ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu bijye bitera imitima yacu gukomera mu bihe twahuye n'amakuba, mu bihe twahuye n'ibishaka kudushyira kure y'Imana. Haleluya. Rero nshuti yanjye, kwiganyira ntabwo ari igisubizo. Ntabwo ari igisubizo, ahubwo igisubizo ni ukwegera Imana, ukayiyegurira, ukayikoreza amaganya yawe yose. Ko yaravuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Igisubizo ni ugusoma ijambo ry'Imana rikaguhumuriza, rikagukomeza. Haleluya. Igisubizo ni ukujya mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, ukabana n'abandi, ukaririmba, ugahimbaza Imana. Igisubizo ni uguseka ukanezererwa mu mwami wawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mujye mwishimira mu mwami iminsi yose, riri mu gitabo cy'Abafilipi. Ngo yewe ngo nongeye kubivuga nti mwishimire mu mwami. Tujye twishimira mu mwami iminsi yose, kuko ibibazo byacu ntacyo twabihindura, ahubwo tubihe Uwiteka ubishoboye. Twebwe tumwiringire kandi twishime, tumusabe amahoro, kuko ni isoko y'amahoro. Haleluya. Rero mwene data, ndagukangurira kwegera Imana. Imana izaguha amahoro. Uzi ko Imana igitanga amahoro no mu bibazo, ikaguha gukomera, ikaguha kwizera, ikaguha gutuza. Ukavuga uti n'ubundi ntacyo nabikoraho, kurara ndasinziriye se kubera ibibazo biraza guhindura iki? Kwiganyira kwawe, ijambo ry'Imana ryatubajije ngo ese ngo wabasha kwiyunguraho na mukono umwe ngo kubwo kwiganyira? Yesu ashimwe cyane. Kubwo kwiganyira nta na kimwe uzahindura, ahubwo uzarushaho kujya kure y'Imana. Uzarwara n'indwara, urware za pressure, ugira agahinda gasaze. Nta mpamvu rero, ahubwo egera Imana iguha amahoro, egera Imana igukomeze, egera Imana isubize intege mu bugingo bwawe, egera Imana ikwambika imbaraga zo kunesha. Haleluya. Egera Imana ikwibutsa aho yagukuye, ibyo biragutera imbaraga zo gukomera, koko iyo yabikoze ni yayindi, ntabwo yahindutse. Haleluya. Niyo mpamvu bene data mbakangurira gufasha abakene. Twebwe abo ngabo twambaraga umwenda umwe,
waba ukabije ukagira ibiri. Twebwe bambaye inkweto dushaje ni njyewe wivuga, ariko nzi ko nawe hari aho Imana yagukuye. Yesu ashimwe cyane. Twebwe abo ngabo bambaraga imyenda ukawumesa ukazawambara ejo wenda utaruma neza kuko uragomba kuwambara nta pasi wa, ariko umunsi turatera amashanyarazi reka mu ngo zacu. Uwiteka arakomeye. Haleluya. Ni umunyembaraga. Mana yacu ishobora byose, nta kirogoye imigambi yayo. Reka tuyikorere bene da. Nta mpamvu nimwe ufite zo kudakorera Imana, nta rwitwazo na rumwe. Rero twebwe abo ngabo baciye muri ubwo buzima bukomeye buruhije, nimuze twite ku bakene, nimuze dufashe abafite ibibazo, muze twite ku barira, tubabwire ijambo ry'Imana, tubahumurize, tubasure, dusure abarwayi. Kwiganyira tubabwire kugira neza ku Mwami, bakomerere mu mbaraga ze. Haleluya. Ibyo waciyemo biguhe imbaraga zo gufasha abandi, bigutere gukomera no kugira uwo waramira, ubahumurize. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto riravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe duhumurize abari mu makuba yabo yose. Imana yagiye guhumuriza mu makuba yawe, niguha imbaraga, haguruka uhumurize n'abari mu makuba nabo, kuko hari icyo wabonye ku Mana, hari ibyo yagukoreye. Ibyo ugezemo uyu munsi rero si byo bikomeye kuruta ibyo Imana yagukoreye. Iracyari ya yindi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndi Alpha na Omega mu gitabo cy'ibyahishuwe. Yesu ashimwe cyane. Mu Baheburayo nabo akavuga ngo Yesu Kristo uko yahoze ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora, ntabwo yahindutse. Imana yagukoreye ibyo bitangaza, nizakomeza kukurengera. Ni intambara se mu kazi, ni indwara n'ubukene, n'abanzi baguhagurukiye, n'amadeni se, ni imanza, byose Kristo arabishoboye. Ajya avuga bikaba, yategeka bigakomera. Izere uyu Mwami rero, rekera kwiganyira, mwikoreza amaganya yawe, kuko niwe wavuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ijambo ry'Imana niko ritubwira muri Petero. Hakongera kuvuga muri Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenya. Mwikoreza amaganya yawe yose, arashoboye. Reka kwiganyira, ahubwo igisubizo ni ukumwegera, ukamwisunga, ukamushyira byose, azakugirira neza kandi uzavuga kugira neza kwe. N'abagukikije, n'abakuzengurutse bazabibona, uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Umwami Imana aguhe umugisha nshuti yanjye, mukunzi wa Naweza. Reka rero ndangize ngusaba inkunga muri uyu murimo mwiza ndimo gukora, tuwufatanye. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe. Jya utanga comments ku rubuga buri munsi, buri kiganiro cyangwa buri jambo ry'Imana riciye kuri YouTube channel yacu dufatanije, jya uryumva urirangize. Ubwo urimo gutera inkunga umurimo w'Imana. Hanyuma jya ukora share, oherereza abandi, ufata amamega yawe oherereza abandi. Kanda kukazogera karaho, kazajya gatuma umenya ibyo twacishijeho. Urayiking ijambo ry'Imana. Iyo niyo nkunga ngusabye. Uguza buri umufatanyabikorwa. Kandi reka nkubwire, Imana izaguha umugisha. Kubera yuko bajyana n'abandi gutabara, bagabana iminyago. Ubwo nawe uzagabana ku mugisha w'Imana. Ntabwo nakora umurimo njyenyine, tugomba gufatanya. Mumbe hafi bene data, dukorera Imana. Ibyo yadukoreye ni byinshi, nibi bitugoye uyu munsi nabyiraje bikemure kuko n'Imana itananirwa. Umwami Imana abaho umugisha. Reka ngusengere Imana iguhe umugisha. Ndagushimye Mwami kubwira ijambo ryiza ryubatse imitima yacu. Urakoze kubanye natwe, urakoze kutuganije biciye mu ijambo ryawe. Humuriza abo bose biganyiraga Mwami, baha ibyiringiro, komeza imitima yabo, uyubake. Ubarengere Mwami, ubahaze mu byifuzo byabo byose, babone ineza yawe muri byose. Ubarwanire mu ntambara zabo zose, kuko ni we bizeye, ni we byiringiro byacu Mwami. Reka twese tukubone. Mwuka wera w'Imana bana natwe, udusobanurire ijambo rigwiza imbaraga mu mitima yacu. Twese turibonereho umugisha. Urakoze Mwami. Kujya wumva gusenga iyo tugusenze kandi ukatugirira neza mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.